nari maze 2 week nakora ingendo, nari maze 2 week ndi mu nshingano zimwe na zimwe ariko zo kwita ku baziranenge. Kandi nshimira ibi byumweru bibiri shize twabanye neza, mwanyeretse urukundo, mwanyeretse ko ndi kumwe namwe, mwanyeretse ko byose bishoboka. Ndabashimira mwese. Inshuti za TikTok rero zanjye za TikTok rero abangitinga ndabashimira, n'abandi birirwa bamfataho ijambo nabo ndabashimira, kuko impamvu nshimira abamfataho ijambo nuko Imana itampaye kuramuka ntago mwabona icyo muvuga. Ndabizi uri guskororinga ino video ntago ari bubyumve. Imana itampaye kuramuka ntago mwabona icyo muvugaho. Ndabizi muba muri gukuza umunsi, muba muri gukuza iminsi, muba muri gukuza amasaha, muba muri gushimisha ibitekerezo byanyu. Ndabazi mwese, ntago mbirakariramo. Niyo mpamvu ndenzeho byose naraba mutuje nkabane kanze kuri kamera ndebe ayo muvuga oya n'ubundi mbumbe. Muhumure byose mbizi rero, nta mutima mubi mubivugana, nta rwango, ariko ababishyiramo umutima mubi nk'aba MC Nope abo ngabo. Yes, mumeze muke nshuti bakundwa babaho nkawe ubwawe, reka nizere ko mumeze neza aho muri hose, inshuti n'abafana reka mbashimire cyane. Ndabasuje, uyu munsi turi kuwa gatatu, turi tariki 31 z'ukwezi kwa 12, no umunsi wa nyuma usoza umwaka w'ibibazo, umwaka w'amakuba n'ibyago n'amage n'amatage byose byabaye muri uyu mwaka wa 2025. Uyu munsi turawushyiraho akadomo. Ndabashimiye rero, ndashimira Imana yo yatumye tubana natwe, Imana yaduhuje. Nshimiye by'umwihariko abantu mwese mutahwemye kunyereka ko munkunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwese abantu mutahwemye kunyereka ko ibibazo nari mfite cyangwa se ibibazo byanjye mwagiye mubinyereka, munyereka ko ibihe nari ndimo bitoroshye, munyereka ko atari iherezo ry'ubuzima. Mwumve ngo ndabashimiye byimazeyo aho mwagiye mukora ibyo mwagiye mukora byose. Imana ijye ibamera umugisha, ibakubire inshuro nyinshi, kandi Imana ibongerere iminsi yo kubaho, Imana ibongerere, Imana ibahe umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu. Abafite akazi, abatagafite mwihangane mwese aho muri, abari hose ku isi ahantu hose hatandukanye. Mwumve ngo ndabashimira, sinabona icyo mbitura, sinabona icyo mbaha, gusa icyo mbasabira ni imigisha iva ku Mana. Mwese rero aho muri, mwumve ngo ndabasabiye imigisha, mbasabira imigisha uko bwije nuko bukeye. Kuba ngeze uyu mwanya no kubera mbafite, ni ukuri twabanye muri uyu mwaka uri gusoza, reka tubane no muri uyu nguyu tugiye gutangira, kandi ibyiza mwagezeho bisigasirwe, ibyiza tuzagera kuri byinshi. Ni ukuri hamwe n'Imana ibintu bizagenda neza kurushaho. Reka mbifurize ishya n'ihirwe muri uyu mwaka tugiye gutangira, uzababere uw'ibyiza gusa, uzababere uw'ibisubizo, ibibazo bizabajye kure, abanzi banyu bazabagendere ku ruhande. Uyu mwaka tugiye gutangira uzababere uw'amata n'ubuki. Uyu mwaka uzabe itandukana n'indi, uyu mwaka 2026. Mumeze mute rero? Kanizere ko aho muri hose mumeze neza, aho muri hose nizere ko muguwe neza 100%, kandi muguwe neza igihumbi ku kindi, mutumva neza 5/5. Dutangira uyu mwaka 2025 twatangiranye ibintu byinshi bitandukanye ku isi yose, birimo twinjiye mu makuru rero y'ibyaranze uyu mwaka. Uyu mwaka tutangira 2025 twatangiye muri Amerika nshya, dutangira ibintu byinshi bitandukanye.
tuza mu Rwanda ibibazo bikomeza Kongo birategera ibintu biba byinshi biba uruvangitiranye nk'ibisanzwe iyo mutwumva tuvuga tugenda tuba tugenda nyine biri aho nyine